ibyo bivaho. Umwami w'Abisirayeli arangije aramubwira ati sanga umuhanuzi bite Elisa. Aravuze ngo uramenya yuko muri Isirayeli hari Imana. Aragenda agahagarara ku muryango w'inzu. Arangije Elisa aramuhamagara aramubwira ati Namani, hano rero iyo tuje gusenga buriya ntabwo uzana ibintu byo kuvuza nango urumva ngo ngiye ngo ndoyo n'uyu, urumva ngo ngiye ndoyo n'uyu, ngo ngiyewe ngo ndakomeye. Imana yonyine ni ikomeye. Amen. Aramubwira ati umva Namani, genda muri uruzi muri Yorodani wikubitemo inshuro 7 uravamo uhumanutse, umubiri wawe wabaye neza. Kandi wikubite muri Yorodani ya hano iwacu. CDS dore ngaragiye muje arakara harataka n'agasuzuguro, aratinyuka. Iwacu muri Siriya nta nzuzi zibayo. Nagize ngo byibura ari ufata ikiganza asohoke, afata ikiganza cye akirambike ku bibembe byanjye, ayembayembyeho avuga ngo ahamagara iyo Mana nirangiza inkezo. None ngo ninjye kwigaragura muri iriya misitwe, bamubwira ngo waca amazako. Elisa aramwihorera aramubwira ati noneho nimba wumva utari bujye kwiyuhagira mu igendere, gahunda nuko waje ushaka umuti wo gukira, genda wiyuhagiremo 7 utahumanutse. Namara arahindukira atashye amazi koti aramubwira ati ariko databuze agaruka gatoya. Uwakubwira igikomeye kirenze icyo n'uwo muntu uko turi kumva nta n'amafaranga bari bamuciye, ko nta mafaranga kwatse, akaba nta biguzi, akaba atagusabye ibintu bikomeye birenze, akaba atakubwiye ngo umuhende cyangwa ngo umuhingemo. Ubwo ngubwo agusabye ikintu gikomeye n'uwo muntu uko turi kumva, nuko kuntu uhora wibungesereye wambaye imyenda bimeze ukuntu ngo kugira ngo batareba ibyo bibembe, ugira ngo tugira gute wishashye uti noneho baramvumbura. Ubwo kuko ntabwo wagikora, wagiye kwiyuhagira. Namana tureka njye kubikora. Imana tuganze. Reka mbabwire inshuti z'umusaraba, ahantu hose Imana yahakoresha. Amen. Gutabara k'Uwiteka ni kuba kure. Mbwira mugenzi wawe ngo gutabara k'Uwiteka ni kuba kure. Ahari gutabarwa kwawe kwaba kuri ku mukozi ukoresha mu rugo. Gutabarwa kwawe ahari kwanyura ku mukozi ukoresha mu rugo. Umwe niwe wigeze kuvuga ngo iyi Imana yatabaye, nyirabarasanya yimejeje ku rugo wawe yakubera umuti cyane igicunshu n'umurago. Haleluya! Iyi Imana yatabaye. Gutabara k'Uwiteka ni kuba kure. Yabwiye Aburahamu amaze gufata icyuma ngo agitere umwana we, ahita amubwira ngo hindukira dore igitambo. Ahita abona intama kandi ntayari ihari. Ihitire ako kanya. Imana ifite uburyo bwose yabikora ikagutabara. Yakoresheje umunyagano w'umukobwa uwo bari baranyaze, aravuga ngo muri Isirayeli hari Imana, hari umuhanuzi wabasha kumukiza. Ndakubwira muri uyu mugoroba ngo dufite Imana ibeshaho. Haleluya. Wamaze utese ntabwo turiho. Twasomye ijambo mu byahishuwe riravuga ngo nzi imirimo yawe yuko ufite izina ry'ukuriho, ariko nyamara uri intumbi. Abakubona uwambaye kositimu, abakubona wicaye mu ntebe z'imbere, abakubona na Bibiliya n'ibitabo bagira ngo uriho, ariko nyamara uri intumbi. Abakubona kuta baba bazi ngo uriho. Mfite ibihamya by'uko hari igihe twagiye tubaho nyamara tutariho. Pawulo amaze kubisobanukirwa neza, we yaravuze ngo ubu ntabwo ari jye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Haleluya! Yandikira Abikorinto arababwira ngo imibereho mishya y'abari muri Kristo Yesu. Hari ubuzima bushya bw'abari muri Kristo Yesu. Hari imibereho mishya itandukanye n'iy'abantu bose babaho y'abari muri Kristo Yesu. Hari uguhindurirwa izina, hari uguhindurirwa seve. Uko mundeba gutya murabona ngo umuntu mutoya, ariko mu byaha narishaje. Ubuse muranyumvise? Ya
ataramaka agakiza mpagazemo uyu munsi nari umusaza mu byaha, nari nshagishijwe nabyo, ndabura umusore, nari nsigaye indara mu kabari, nari umusaza mu byaha. Wenda ukabona ndi muto, nari umusaza mu byaha. Ntabwo muri ibyo navuze ngo sinajyaga niyibutsa ko nzajya imbere y'Imana ubwo izaducira imanza zihwanye n'ibyo twakoze. Hari Imana ihindura ubuzima, hari imibereho mishya, hari Imana itanga kubaho kugira ngo amena, hari Imana